kutamenya aho bagenzi banyu bataha. Mwuka wera yaturuka he? Mwamuretse se akiririra ko ari imbere ya se? Mumureke. Njye naje kubigisha ahantu umwuka wera yaturuka, naho kubabwira ngo muwuzure ntawo muri bwuzure. Ariko numenya aho uturuka rapa urahita ujyana umukoro ugenda uvuga uti uyu munsi ngomba kuwubona. Ingira bagasangura cyabirimo, aracyari muri kora bagasangura cyuzura imbaraga. Hanyuma sura ya mugore arakibana nta mugabo wamuteye inda bagasangura imutaraga. Hanyuma aracyabirimo, sinzi uwampamagara arambwira ngo se uracyabirimo? Ndamubwira ni hari ibindi bishyashya byaje biruta ibi bintu se nazajyamo. Ndamubwira ndacyabirimo cyane, ubwo hari ubujajwa baba bumvise. Inti ndacyabirimo nta nubwo nzagira gute nzabivamo. Imana yibona uri mu kazi iguha imbaraga, kandi iguha imbaraga zijyanye naho ugeze. Imana ishimwe. Hanyuma ndashaka muri aka kanya tuganire ibintu bibiri dusoze. Icya mbere turavuga ingaruka mbi twagize kubw'uyu mwuka utagihari. Hanyuma mvuge n'inyungu z'uyu mwuka, turasoza twisubiyeho kabisa. Umwuka ze, ingaruka zo kutagira umwuka wera twaraziboneye. Iyo umuntu atayoborwa n'umwuka ayoborwa n'umubiri. Ibintu umubiri wadukoreye, ibintu umubiri wadukoreye mu itorero, ibintu umubiri wadukoreye ku buzima bwacu bwite twarabyirebeye. Tukigira uwo mwuka uko byagendaga, tukirwana tuwufite, tugisenga tuwufite, tugikizwa tuwugira, buri wese arahita akurura yishyire ku giti cye. Ndashaka mvuga ingaruka mbi twahuye nazo zo kutagira uyu mwuka wera. Ikintu cya mbere nabonye cyatugezeho muri rusange ni ukutagirirwa icyizere. Kutagirirwa iki? Nagira ngo mbabwire ngo kugirirwa icyizere biruta kwiga menshi. Kugirirwa icyizere biruta igihagararo. Kugirirwa icyizere biruta icyubahiro. Kugirirwa icyizere, reka nkubwire, uzi ko ushobora kugirira umuntu icyizere ukamuha akazi yarize make, uvuga uti uyu muntu nubwo atize ni inyangamugayo ntazampunge. Ukareba uwize menshi uzagukorera ibyiza bitunganya, ariko azagukarabya usubire ku isuka. Icyizere kikaguhesha akazi utarize. Icyizere kijya gifata umukobwa kikamwicaza mu rugo rwiza atarakwiye kwicaramo. Umugabo akamureba, umusore akamwitegereza ati uyu mukobwa nubwo nta taye nziza afite, yego akaba nta burebure yibitseho, ariko iyo mubonye mbona ari umuheburayo sha afite amavuta. Uyu muntu umujyanye ntiyazaca inyuma, ntabwo yazifata nk'agakombe ngo asuzugure. Icyizere kikakujyana. Za nyiramwiza zigize zikabwahagirana. Icyizere, umuntu agirirwa icyizere ku buryo aho yikopesheje hose bamukopa batanamuzi. N'umumotari umutwaye n'umushoferi wamujyana ahantu hose wabura ukagirirwa icyizere. Hari ahantu nigeze njya ntavuze bambona nka hariya, umuntu umwe atuma uwo muntu ati genda umuzane uriya ni mama Sharirene. Ndagenda aho hantu bari barambwira ngo mama Sharirene uzi ko nta wundi muntu wakandagira ahangaha, nta muntu wundi wakandagira hano, haba abantu nkatwe, ariko uri umuntu wacu, turakuzi turagukurikirana. Barabizi ko ntari injajwa, barabizi ko ntari isutwa, barabizi ko ntari umugambanyi, barabizi ko nta bugome ngira, nta nubwo nakwifatanya n'abagome, kandi uko niko kuri. Nta n'ikibi nakwifuriza ku muntu. Mbonye hari n'ikibi ugiye gukorera umuntu ukanyuraho waba wayobye, nahita ngushyirishamo. Ntabwo nakemera imigambi yawe ihaba. Nigeze nyura ahantu basaka barandeba, we mama Sharirene itambukire, ntabwo nagenda nibyica, nta kizira cyangeraho. Haleluya, wandeka ntigendera, nabika si bizira mu ishakoshi yanjye, ndakurahiye no mu mutima wanjye ntibibamo. Kugirirwa icyizere, kugirirwa icyizere, umuntu akakuguriza amafaranga mutandikiranye, nicyo ndi kukubwira. Ariko hari umuntu ujya guha amafaranga ugahamagara na mudugudu na murenge bose bagasinya, n'abana n'umugore bagasinya, hafi kuzana na ribu ngo isinye, kuko bareba atuye muntu ya icyizere. Mureke mbabwire igihombo twahuye nacyo cyo kutagira
abagabo kubera mfasha nta cyizere nyine. Hari uwo yajyanye wari uwagezaga ijipo ku birenge, hari uwagiye nyine waririmbaga neza n'agatambaro atagakuramo, ageze yamunywesha amazi. Icyizere ati wapesha ntabwo burya agakiza kakiba mu majipo, gahunda ni ugusenga. Icyizere cyaratakaye. Icyizere gitumye tuburunda abashomeri, maze mujye mwirwa ngo akazi karabuze, ahubwo habuze inyangamugayo zigakora. Ubu mwari muzi yuko nta kintu najya gukora ngo mpa abarokora akazi kubera ukuntu bagiye bankuzaho. Umurokora arakugambanira, umurokora arakwiba, umurokora akumenera amabanga, aragusebya. Ntako naguha n'Imana irabizi, kereka yanyeretse turiya ni inyangamugayo kuko bose ntibashize. Icyizere twaragitakarijwe, maze mujye mubona abashomeri buzuye mu itorero ngo akazi karabuze. Twari dukwiye kugirirwa icyizere ku buryo umuntu wese ufungura kampani ajya gushakira abakozi mu rusengero. Siko byagakwiye, ariko ubu ngubu ntawahaza kuko uwo yakoresheje ubushize yaramwibye. Gasa murumva tutarapfuye, Imana se yatuzuye tukareka kwirirwa tubeshya ngo twuzure Umwuka Wera. Ujya he? Twatakarijwe icyizere kugeza ubwo leta isigaye iza gukurikirana mu matorero ibiberamo, kuko bahasanze abajura, bahasanze abicanyi, bahasanze imitwe y'abagambanyi, icyiciro cyose cy'abagome mu itorero basangamo. Twatakarijwe icyizere. Icyizere ibaze kuririmbana n'abakobwa uri umusore ugatinya kurambagiza ukajya gusengaho iminsi 30. Twari dukwiye gusengera abo tuzabana nabo kandi tubana nabo. Ni ugutakarizwa icyizere. Umuntu umusore aramurambagiza akamureba, uyu muntu si ikibandira, akajya gusenga akajya kubaza Imana ngo rero ko atari ikibanda ajyanye, agasenga yirinda. Ntibona ukuntu bari kudutagangaza kubera icyizere. Umugore arakubwira ati sheri ngiye gusenga, icyizere kikabura kuko azi ko hari abajya gusenga bagakata mu bagabo. Yamara kugenda Nyiramwiza, umugabo agahamagara perezida, mama runaka yagezaho, akagira ngo ni impuhwe zo kumenya ko umugore we nta cyamubereyeho mu nzira, ari ukugira ngo yumve koko yaje gusenga. Umugabo arakubwira ati mfite misiyo ku Gisenyi, akarekasha abanza hari biro ya kabiri hari. Icyizere muri leta ntitukigirirwa icyizere. Habaye umukwabo wo gusaka mu mudugudu no mu murenge, ntabwo bari bakwiye kwinjira mu ngo z'abarokore. Twari tuguye kugirirwa icyizere, ariko ubu ngubu polisi yose irinjira kuko izi ko natwe n'urumogi turucuruza cyangwa tunarunga. Akazi keza kari gakwiye kubona abarokore. Iterambere ryari rikwiye kugera ku barokore, ariko ibyiza byatuvuyemo kuko uwo Mwuka Wera ntukiturimo. Iyo abantu batari mu mwuka bakoreshwa n'umubiri. Mwuka niwe utubuza kwiba, umwuka niwe utuma tuba beza. Kutagira Umwuka Wera byatumye abadayimoni batwubahuka. Uzi umudayimoni ugutinyuka umaze imyaka 20 mu itorero akagusubiza mu kabari ukajya kunywa inzoga. Ni inzoga se ko ari za suruduwiri na za ntuza ngo za muriture, za suruduwiri, za yewe muntu. Umva ubwo buyoga, ka buyoga bubyimbisha inda bugatera indwara abantu bagapfa, bwa bundi polisi yirirwa imena. Umuntu akava mu Mana akajya kunywa suruduwiri. Urwo si urupfu rubi? Ibintu byaradutinyutse. Burya nubona umuntu akubahutse uri umukobwa, hakakubahuka ari umusore, hakakubahuka uri umukobwa, hari umwuka uba utakikuriho. Ese umuntu ni gutaza akakubwira ngo mpa umuhese iki? Ni isukari umuha, ni impa. Boshye gusaba umuntu, boshye gusaba amafaranga. Uri umurokore umaze imyaka 10, umaze 15 ngo mpa. Agutinyuka ate? Aba yarakubonye ate? Twarahombye igitinyiro cy'Imana n'ubwiza
ubwiza bwayo butuvaho. Ujye utinya umurokore abadayimoni binjiramo akimanika mu mugozi yarabirimbiye Imana. Kajya kubona ukabona umurokore yarasaze ku musozi. Ubudahangarwa bwatuvuyeho duhinduka iciro ry'imigani mu binyamakuru no kuri YouTube. Hariya hose itorero rikavugwa n'abanyetorero. Twabaye igitutsi tuba igishungero kubera ko ubwiza bw'Imana n'umwuka wera utakiriho. Ndashaka gusoreza kuri iki, babwira inyungu zo kugira umwuka wera, umumaro wo kugira umwuka wera. Haleluya, amen. Reka mbabwire, hari abantu bikoze banjyana mu bapfumu, mu barozi, kandi batanga amafaranga menshi ngo bajyanye merita. Babonye uwo bajyana baranjyana da, amafoto yanjye reka ubu yakwiragiye mu bapfumu abahe n'abahe, andi barayamanuka nepfiriye. Ariko ifoto y'umuntu ufite umwuka wera, iyo foto naho bayimanitse harahungabana. Reka nkubwire, uzi ko umuntu wapfuye afite umwuka wera n'igituro cye nta barozi bajya kuhakorera imihango, ntabwo babishobora. Kugira umwuka wera, uzi ko iyo ufite umwuka wera ukarebana n'abarozi bitajya bihura. Uzi ko iyo ufite umwuka wera ugatura mu gipangu cy'abacuragura bahita bakumenesha. Umwuka wera uratwika. Umwuka wera ni umuriro. Umwuka wera ni imbaraga. Umwuka wera ni igitinyiro twambara. Iyo dufite umwuka wera nta bitumenyera. Dufite umwuka wera uba ufite ubudahangarwa. Umwuka wera ni uburinzi bukomeye. Umwuka wera nicyo cyubahiro twasigiwe n'Imana hano mu isi. Umwuka wera ni umutungo ukomeye w'Imana uri ku isi. Ni nayo mpamvu mubona bikigenda. Umunsi wavuye mu isi izahungabana. Hamva indege zigenda zikagerayo, ni umwuka wera uri ku isi uba uri gukora uburinzi. Mpamvu moto zigenda, impamvu umutekano muwubona, hari izindi mbaraga zirenze iz'imbunda, hari imbaraga zirenze iz'ibifaru, hari imbaraga zirenze nizo zifasha abapolisi n'abasirikare gukora kontrole. Haleluya. Abasirikare, umwuka wera ubafasha kugenza abanyabyaha. Kabona igisambo umuntu rwose yasibanganyije ibimenyetso, polisi yakubita ibimenyetso ikabona ararengana, ariko umwuka wera wamugeraho. Ninjye wabijyanye, ninjye wabitwaye. Ukamuniga we, akaza agapfukama we, ati burya naribaga, burya ntuzi ari njye wamuteye inda, nawaga inzoga ndi muri korari, agahekenye inturusu nyine. Hoya burya ninjye wabikoze. Hari umuntu nzi umwuka wera yafashe, yari yibye mu itorero, ariba umudiyakoni aramufata. Amufashe kuko bari babiri, ahita ahimbira uwo mudiyakoni ngo amufashe ari gusambana. Erega bakora inama basanga rwose ararengana koko bamufashe ari gusambana, bahita bamugerekaho ko yibye kandi barayimufatanye. Abo bantu babiri babeshye ngo basambanye, bajya kuyihamagara, bari bafite amavuta. Baragenda barayakura, barayibwira ngo urubanza uzaza uruce. Wa muntu umwuka aramuniga, polisi idahari, aramuniga, ribi idahari, aramuniga, nta pingu, umwuka aramuniga. Aragenda abwira pasiteri ati nukuri bari abantu narabahimbiye burya naribye. Pasiteri ati reka da, ibi bintu byageze kure njye ntabwo nakubabarira, genda usabe imbabazi mu bakirisitu. Aragenda avuga ubugegera yakoze, ati burya najyaga nyiba. Iyo mwuka wera yakugezeho kubivuga, iyo mwuka wera yakugezeho kubireka, umwuka wera kwajya dushobora. Urabona iyo ntawe ugira ninde wari kushobora, umva ko mubwiriza izi. Uyu mwuka wera umuntu wese nibirapima uramuterura kandi uramubasha. Mwuka wera urategeka. Mwuka wera, kugira umwuka wera ni inyungu nyinshi, kandi iyo ufite umwuka wera ugira inyungu kuri wowe n'umuryango wawe.
kuko urugo rurimo kuyoborwa n'umwuka wera bigira ingaruka nziza no ku bana. Muzarebe ukuntu abana bacu babaye, niko nabanye na burya bameze ahanini. Umwuka wera nimba umusuzuguye uhita umenya ko nawe wabyaye azagusuzugura. Ubundi uyu mwuka wera yatujyaga dufasha abakobwa bacu, ndabeshya rata. Uyu mwuka wera niwe udufasha kuturerera. Uyu mwuka we abana bo mu minsi y'imperuka se muzabashoboza. N'abana bo mu minsi y'imperuka bakorera ibyaha kuri internet ntumenye ko babikoze. Agakorera ibyaha mu rugo kuri machine, kuri telefone atavuye mu rugo. Ukajya wibwira ngo ufite umwana kumbi abadayimoni baramwuzuye. Uyu mwuka wera rero nimushaka mu ugaruke mu makorari. Kuko ubu mu makorari Satani yatumye intumwa. Mwuka wera nugaruke mu itorero kuko Satani nawe yarohereje. Mwuka wera ni muwusabe mu ngo zanyu kubera yuko ntago muzashobora kubaho. Abagabo bo mu minsi y'imperuka ntago muzababasha. Nabo basigaye bazi kureba ibigezwe. Aritegereza yareba ibyo areba kuri telefone ati umugore wanjye ntameze nk'uyu. Kagira ngo abagore bose bazamera nk'uyu. Kareba atari ku mugore wanjye afite impfundiko uriya ni umusirimu. Kubera ibyo babo nuko babaye. Akakureba atarashaje kandi nawe disi arashaje. Iyo umugabo avuze ngo umugore warashaje kandi nawe washaje, wese uko avuka niko aguma. Umugore wanjye afite ipfundiko kandi nawe wareba ugasanga nta nikofa agira. Nuko nyine zishitani nuko ajya ashosa abeshya abantu. Erega idefi iba ku mugabo iba no ku mugore, iba ku mugore iba no ku mugabo. Gahunda ni ugukundana abantu bakubahana. Muzabashoboza iki ko shitani yabakoze ku maso? Ko babaye abasirimu? Ko basigaye bazi ibintu by'ibisirimu? Azajya kwitegereza buretse adomokere mu mujyi gato ajya gukora y'ibiraka. Ahasanga abakobwa bo muri bamenye gutereka igihuru, bamenye kugisokoza, bamenye kwitukuza. Hari igishahuro basigaye bikubitaho, ukubitana n'umuntu ari igikaru ugasanga yikubisaho igishahuro, ariko yamara gukaraba mu maso ugasanga ameze uko yari ameze. Hanyuma umwuka wera natamugufasha ntuzamubasha. Umwuka wera natabafasha abagore bo mu minsi y'imperuka, hari nimero basigaye bararana baba bafite. Imana iguha umwuka wera, uzamukangisha iki se udafite amafaranga yo kumusigira muri iki gihe tugezemo? Ngo waramubyaje rero ugira ngo ntabamutereta. Shitani yohereje abagabo bavana ikuzimu, batareba amataye, batareba ubwiza, ni abazimu nyine bavuye ikuzimu kandi bafite amafaranga. Uwo uri we wese barayaguha bakakurangiza. Ntabwo baje hari ikindi kibagenza se, baje kudukuramo iki turimo. Imana ibaha umwuka wera mu butahane mu ngo zanyu, mu bujyane mu bana banyu, mubane nawe kuko Satani ari gukora. Satani afite abagenti. Mubona ukuntu MTN igira abagenti na Satani arabafite. Abagenti ba Satani barimo mu badiyakoni, barimo mu baririmbyi, barimo mu bavuga butumwa. Uwo kubwiye ibyo baherutse kujya kunkorera kandi ngo dukorana umurimo, ngo bagiye gukubita icyubahiro cya Mama Sharirene. Uriya mugore baramureba cyane. Ese iyo bandebye cyane bizanyongerera imyaka yo kubaho? Kundeba cyane kwabo se hari umugisha binzanira? Ko narebye neza ni yera, ikangabira amahoro n'umutekano, ikamba umwuka wera n'ijuru. Iyo ngiyo niyo yampaye, niyo mpamvu nta wanyambo. Banyohererezaho indwara bangira mu bapfumu. Turamusiri banze Mama Sharirene uzi kuragwa n'abarozi babiri. Umurozi wo mu itorero ahantu uri wenyine ukayongorera mu mutima humurizaza. Kajya ku musozi turamuhiritse Mama Sharirene, turamuhiritse asigaye afite agasuzuguro, agira agasuzuguro waramusuye yanga kugukingurira. Turamushenye, turamurimbuye, imbaraga ze, ubutunzi bwe, icyubahiro cye. Ye baba we nari nazamuka se muretse gatoya, Yesu atinde kuza manuka njyayo. Ikintu cyamanura ndakizi nanjye nzakirinda. Bakajya kugusabira nawe ubukwe bwantuza turabwishe, noneho niba mubende ndebe ko bazagutwara. Noneho ubu icyubahiro n'ikiveho ndebe kugifata. Amasengesho atagira umumaro. Uramupasiteri ntitumushaka. Ni n'ibintu bakorera Izayi. Nubwo nakunda kwivuga koreka mivuga. Turamuheritse ntakayobora itorero, turamuhiritse
Merita mukesha Imana atarayobora icyo itorero se undi nta cyubahiro yari afite. Ndabona umuntu nkura yapfa kuriyobora se nta kintu afite. Koko twirirwe twahiritse uburaya tugahirika ubusambanyi, twahiritse abarozi tugahirika abapfumu, twahiritse ibyaha tugahirika ibyago, duhirika abantu kuki? Ubukwe bwe ntibuzabe, dore yarandwanyije ntazagera ihajya, dore yaranyanze ntiriri yarampize. Mbega amasengesho y'ubugingo Imana ikajya yumva. Imana ibaha umwuka wera, Imana ibaha imbaraga z'umwuka wera. Imana irangira ngo senga bakugiriyeyo, kandi isanga n'abantu dukora uyu murimo umwe. Fata amasengesho y'iminsi 7 abantu bambuza kwirira ibirayi Imana yampaye. Hariya abagome ngeze mu gihe cyo kwirira no kwinywera bampoze mu masengesho 7 yose ndi kwica imiti yawe. Imana iti ntiwabibonye se? Kakantu wabonye nyine ukuntu nyine nibo n'abatakinisiye kubita nkajya mu 7 sha yarangije ejo bundi kwa 5 niho nayashoje. Utasenze se burya ntibyavamo. Hari umumaro wo kugira umwuka wera. Iyo ufite umwuka wera uba ufite ubudahangarwa. Iyo ufite umwuka wera uba ufite uburinzi. Iyo ufite umwuka wera hari ibyaha bitagutinyuka. Iyo ufite umwuka wera hari ibitakubasha. Iyo ufite umwuka wera hari ibigutinya. Iyo ufite umwuka wera uba uri mu bwishingizi bukomeye kuko uba uri mu mbaraga z'ubudahangarwa. Iyo ufite umwuka wera. Rimwe nasengeye umwana wanjye muri abo bari baroze, maze umudayimoni arivuga ngo urugo rwose ruratwika, ngo n'abana be ngo inyama zabo zirarura, ngo maze n'abana be bose baragize gute bakumuriro. N'umuriro w'umwuka wera. Imana ibaha umwuka wera, Imana ibakaba, Imana ibaha umwuka wera ko tugeze mu gihe cyo gukora kwa Satani. Ibimenyetso bigaragaza kuza kwa Yesu byose byarasohoye. Kandi ikintu kibabaje, ibyo gusaba umwuka wera abantu barabirambitse. Kutagira umwuka wera ni nko kugira gute, ni nko guhinga muri kaburimbo. Kutagira umwuka wera ni ukubwira imodoka ngo ni wake nta esansi irimo. Ntabwo waba udafite umwuka wera ngo uzakorera Imana. Udafite umwuka wera ntiwabana n'abarokore ba mu minsi y'imperuka. Kuza abantu baguhiga bakakurwanya mukorana umurimo w'Imana. Bazaguhora kuzamutse, baguhore yuko utaguye kandi barabikwatuyeho. Bazaguhora kutatwaye inda kandi ari byo bari baratuye. Baguhore ko warambanye n'umugabo wawe uri kwiyumvira. Baguhore ko ufite abasore mureshya. Bazaguhora amashuri wize, baguhore diplome zawe. Bazaguhora ko bazamuwe mu ntera, bazaguhora kuri mwiza, baguhora imyenda uhinduranye. Ko banyoherereje imbeba ngo zijye muri garde-robe yanjye. Mana yarambwa ngo sengera imyenda, kuko nzajya sengera urukweto, sengera rinete. Hari rinete nari mfite narwaye amaso akomeye ariko hamwe sininzi ko amaso aryana. Yarahandiye ndarira buracya njya kwa muganga ngira ngo ntanga hafi 100,000. Bampaye rinete nazimaranye iminsi ngahe mbura aho zagiye. Ariko senze Imana irambwira ngo dore bategetse runaka ngo azite muri wese. Nugusengera rinete, hasengera isaha yanjye. Na mikoro nkoresha ndazisengera. Kuko rimwe abadayimoni bavye ngo tugiye gutwika ibyuma byawe. Barabitwitse. Tugiye gutwika iriya modoka. Barayitwitse ariko. Imana irambwira ngo barakajwe n'imyenda wambara. Senga kuko babohereje imbeba ngo izayirye. Ngo kandi uzayibona. Nukuri kose nyibona muri garde-robe. Sinahise fata iminsi 3. Sengera imyenda yanjye sha. Narasenze ngo nyibone, nasenge ngo nyigumane abagome gusa. Umwuka wera ni mwiza kumenera amabanga. Iyo tutagira amabanga y'umwuka wera bari kutumara tugashira. Munangira mu bapfumu ngo ntashaka ko ngira iyi sura ngo hazazemo ibishyute n'ibiki.
ibintu biratangira ndabibona ngira ngo ni ibintu bisanzwe. Imana iti senga, ntabwo ari ibisanzwe, bizakura uruhu rwawe baruboze. Sinafashe amasengesho. Umwuka wera tumenera amabanga, umwuka wera tugira inama. Umwana wanjye ajya gukora ikizame ejo bundi, kuko umuntu yaraje aramubwira ngo ntuziga, wowe ufite ubwenge bwinshi uzagirira umumaro mama wawe, kandi akaza mu myuka uwo muntu. Agiye gukora ikizami, umva, twasenzaho iminsi 7 akora ikizami, dusengaho iminsi 7 kugira ngo n'abandi bana bagikore, kuko yageraga mu ishuri agahita ajya muri koma, yamara gutaha saa 7 zigeze akaba muzima. Bakamuga ngo nta kizamu uzadukorana, kuko wowe uzaba umukire uteza imbere mama wawe. Reka tuguhina amaboko turebe ko uzongera gufata ikaramu. Umwana bakamuhina amaboko akaza ameza atya, akararirwa gufata ikaramu, ngo uwo nemerita. Umwuka wera dufasha mu ntambara. Umwuka wera ni radari, arazuminga ibiri mu mitima y'abantu. Umwuka wera, mukwiye kugira umwuka wera n'iwanyu mu rugo ukahaba, kugira ngo imbaraga za Satani zose zijye zicupira imbere yawe uzibure. Nimutagira abakozi ba Satani bo barakamejeje, ubu utari gukoreshwa n'imbaraga, ari gukoreshwa n'izindi, kuko bari kujya no kuzigura. Bari kuzigura zigakora ibitangaza. Ubu wagera muri iri terano ukavuga ngo nta mbaraga zihari, kuko hatari bya bintagari, hanyuma warigeramo ngo harimo imbaraga. Umva, hari imbaraga ziteye ubwoba z'abadayimoni. Niyo mpamvu mukwiye kugira imbaraga z'umwuka wera. Kandi nkubwira ngo nutagira umwuka wera ijuru ntaryo uzajyamo, nutagira umwuka wera gukiranuka ntuzabishobora. Imbaraga z'umwuka wera niyo foundation, niwo musingi wo gukomera no gukomeza inzira. Tugiye gusenga. Uri hano muri iri teraniro, mu byiciro twavuze n'ibyo tutavuze wimenye. Ese uzabana n'Imana gute utari mu mwuka? Oya, Imana asugira ngo yakwemerera ngo nawe ubagireyo. Ababonaga umwana wanjye ari kwirukanka ku muhanda yarasaze. Erega ni mu muhanda, yajyaga ava aho dutuye akajya Nyabugogo n'amaguru. Ngo umuntu akamubwira ngo genda ukarabe muri Nyabarongo, ngo genda ujye koga. Umva izo mbaraga. Ariko ndakamubwira ngo hoya. Arambwira ati ma, umuntu yambwiye ngo ngende noge muri Nyabarongo, ko numva ndarambwiye ngo ninidahira amazi nigendere. This way, hari imbaraga burya ziba ziri guhangana, izimujyana muri Nyabarongo n'izimubwitira atawijyayo. Imana ikambwira ngo uyu mwana wawe nagenda, ujye uryama wizigure, nta nagasatsi ko ku mutwe we kazava. Hakaba ubwo ndyamye bakamamagara ngo ngwino ufate umwana wawe, ari polisi yamunzaniye. Umwana w'imyaka 12 akicara akaza ati mama, ubu mvuye igoma. Ariko sha ndi gute umuntu agigoma ari Nyabugogo? Hari uburyo bajyamo barakatsindwa bajyayo, hari ukuntu bajyayo bakajya no muri korali, hari ukuntu bajyayo bakajya no mu badiyakoni, hari ukuntu bajyayo bagafungura n'isengero, bafite ukuntu bajyamo maze baniryamiye waho mungo bajyayo da. Rimwe nza kureba ikaye yanditse, sanga yanditse amaritiro y'amaraso agomba kubona mu bana banjye. Harandika Mama Sharirene tuzamunywa ya maraso barakanywa yabo, tuzarya ibibiro bye by'inyama. Abana be amaritiro tuzamubona minusi y'amaraso, tuzamubona militiro y'amaraso, n'inyama ze tuzirye. Ariko imbaraga z'umwuka wera, haleluya, amen. Igihe kimwe afata icyuma, nari ndi kumwe n'umukobwa w'inshuti yanjye, tutamubonye aturuka inyuma, araza agiye kukimukubita mu mutwe, Imana imutera guhindukira agikubita ahangaha. Ngewe yajyaga ndi bati wowe waratujujubije, umaze kudutwara benshi 70%. Natwe tuzakwereka, bazanyereka. Iyo uvuze ngo uzanyereka ni ntabwo ububwiye Imana yanjye ngo uzayereka. Ngewe se ko atari ngewe uriho, ko ndiho ku bwa Kristo uri muri njye.
njyewe washaka mu isegonda yambona ariko Imana indimo wankuraje. Satani abadayimoni baraza barivuga baravuga ngo umva wowe tuzagusiga nta ntwara rwo kwishima ukigira, tugiye kugukuraho inshuti, tugukureho abavandimwe, abaguhaga bakwime, abantu bakuvuge nabi, tuguteze itorero rikwange, bavuga ibintu ushaka abadayimoni. Kandi koko barabikoze ngo kugira ngo bambone, ariko ntibambona kuko Imana ni famiye yanjye. Mudayimoni rimwe arivuga ngo ubundi se ngo uyu mugore tuzamushobora, twamunaniwe atarakizwa, tumunanirwa ari umusiramu, ngo hari n'igihe twamuteye ari umukene, ngo ubundi ko tuzamushobora. Ntibazambona, nzarinda nigendera mu ijuru batangiza umuretwa wabo. Kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushime, dushimire kubw'imbaraga ze dufite imukinga imiryango duhamagariye. Ni umunsi w'inyongeza Imana yaguhaye. Uyu ni umunsi wagombaga kuba utakiriho. Uyu ni umunsi Imana iguhaye. Tugiye gusenga. Tugiye gusenga. Imana yavuganye na buri wese ku giti cye. Abakunda Imana bamenywa nayo. Wowe n'umutima wawe muraziranye. Ntabwo nifuza ko tubikora by'umuhango, ahubwo ndashaka ko tubikora nk'abantu bigomba kugirira umumaro. Uyu muryango ni mufunguye. Ndashaka kubwira abari mu iteraniro, wicaye muri iri teraniro utarakizwa, wicaye muri iri teraniro waraguye, wowe n'umutima wawe urabizi ko waguye. Tutagiye muri detaye zo kwinginga kuko ni neza y'Imana ishaka kukumurikira nonaha. Zamura ikiganza ngo usengere Imana. Umuntu waguye n'umuntu utarakizwa nibo ndi bubanze. Imana nibaha umugisha. Nimuhaguruke mu myanya yanyu mbasengere. Abazamuye ibiganza nimuhaguruke, tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Bwira Imana ngo nkeneye izi mbaraga. Bwira Imana ngo Mwuka Wera ntabwo yabona aho anyura. Tugiye gusenga Imana y'imbaraga nyinshi, Imana y'icyubahiro, Imana ikomeye mu buryo bwose, Imana idafite ikisa nacyo, Imana ituye aheraho mu ijuru. Uyu ni umunsi waduteguriye, ni umunsi w'umugisha, ni umunsi wo kuzura imbaraga z'Umwuka Wera kuri Pentekoste. Mu izina rya Yesu, bana bawe bahagurukiye imbere yawe, barimo barakubura imitima yabo kugira ngo bahabwe isezerano ry'Umwuka Wera. Ndabasabira imbabazi, baraguye abandi ntibarakizwa. Ndasenze ngo imbaraga z'Imana zikomeye nizigenda muri ririya teraniro, nugenderera abahagurutse Mana. Ndabasengeye mu izina rya Yesu, nutanga imbaraga zikomeye, izina ryawe ryamamare muri bo, iriya mitima uyigarurire, neza y'Imana ibe muri bo. Mwami Yesu Kristo, imbabazi zawe zibatwikire, ubakureho igihu cy'umwijima, neza yawe bashyigikire. Urakoze, turagushimira.
turagushimye kandi tugukomeye mu mashyi Yesu mbwira iteraniro neza icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Nimuhaguruke mwese hanyuma dusaba Imana Pentekote. Tugiye gusenga itorero ryose Imana yababwiye uko mukwiye kubigenza, hanyuma Imana ibuzuza umwuka wera. Mana uri igihangange, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'imbaraga, uri Imana itanga itimana. Isezerano ry'umwuka wera ni wowe wariduhaye. Urasengera iri teraniro mu izina rya Yesu. Wongera ubavugurure kuko baguciriye bugufi, wongera ubavugurure kuko bagushaka, wongera ubavugurure kuko bagukeneye, wongera ubavugurure mwami neza yawe ibagereho mu izina rya Yesu. Nubuzuza umwuka wera, umwuka wera niyuzure ubu bwoko, umwuka wera atembere ubugingo bwawe mwami. Nubuzuze babone uko bagukorera, wuzuze umwuka wera babone uko babana nawe, wuzuze umwuka wera kugira ngo ubashyigikire. Urakoze nyamara gushima Imana, urakoze mwami mu bihe. Tugukomeye mu mashyi cyane, tugukomeye mu mashyi Yesu, tugukomeye mu mashyi kugira iteraniro. Tugukomeye mu mashyi kugira umwuka wera. Kawumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Imana nibahe, Imana nibahe umugisha. Mwakoze kwihangana no gukurikirana iyi nyigisho. Icyo ukora ku muntu utaje ufite telefone, ufite ntuza YouTube channel yanjye, kuyireba no kwandikamo Mama Sharirene official. Hariho ibi byigisho, iki hari n'izindi nyigisho nagiye ntanga za Pentekote, ngeze ku nyigisho igeze muri 11 zo kugira ngo bidufashe kuzura umwuka wera. Rero mbifurije kugubwa neza, mbifurije umugisha w'Imana, kandi uyu munsi uba umunsi udasanzwe mu bugingo bwanyu, ntimuzawibagirwe na rimwe. Imana ibahe umugisha. Kora muzaby'imbaraga, ubuka wera n'abamanukira.